mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yaramaze kugira iwabo mu rugo, yaramaze kubwira papa amagambo menshi kandi akomeye, ari nako yifuza gukomeza kubwira na mama we. Ese aho ngaho Maya yaje kumwumva nangwa ntiyigeze amwumva. Reka inkuru yacu tuyitangirire n'ubundi kuri Tania yegereye mama we, none hatari kurira kavuga ati mama wowe ntago narira mu maso yawe, kwanza reka nanihanagure neza numve ntuje. Mama ndavuga ibi hari umwana wo gukishwa bagufi imbere yawe, reka nawe nkubwire ngo ndabivuga nk'umuntu wita ku muryango wacu. Mama ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakoze byose nibyo ukora kuri Ituze, ndetse n'ibyo wakoze byose ntabwo byari byiza. Uko wamutotezaga mucira urubanza ukamukubita ukamwima agaciro si byo umubyeyi akora Maya. Ntabwo nshaka kuvuga ngo Ituze ntabwo ari umwana wawe, ariko ndashaka kukibutsa ko ari umuntu ufite agaciro. Niba utamwemera nk'umwana wawe byibura mwumve ko ari umuntu wubashwe kandi ugomba kuba hatuje. Ndimo ndakubaza kuki umufata nabi? Ese ubundi kuki wamufashe nabi? Kuki wamubwiraga amagambo amutera ubwoba kandi n'uyu munsi uracyabikora? Kuki umuha umubabaro aho kumufasha gukura atuje kandi afite ibyishimo? Niba hari ikibazo mufiteho twanabiganiraho nk'umuryango, ariko nimukomeze kumutoteza nangwa se kumutoteza no kumukomeretsa. Uko wakijijisha kose urwango wanga Evan n'ubundi nawe ruzakomeza kukubuza kubaho neza. Ushobora kuvuga ko atari wo mu muryango nangwa se adakwiye kuba ari hano, kuko n'ubundi uriya ni amaraso ya Ali kandi Ali ni data. Mama imyitwarire yawe si y'uburere ahubwo ni ihohoterwa wirwa ukorera Evan. Niba udashaka kumukunda byibuze uzamuha urukundo rwo kumwubaha. Niba utamubona nk'umwana wawe byibuze numuha agaciro n'umutekano. Njye ntago nakomeza rwose kurebera musaza wanjye akomeza gutotezwa muri uru rugo. Ikindi mama ntago nzakomeza kurebera ngo ndebe ibyo wowe na ari mukora. Mama ntugashyanuke ngo uvuge ngo nuko utamubyara. Uyu ni musaza wanjye ndi kuvugaho kano kanya, kandi nawe ni umuntu. Kuba rero utaramubyaye ntibiguha uburenganzira bwo kumutoteza. Nujya unamubona nujya unamutekerezaho jya wibuka ko ari umwana w'umuntu. Uko umubona Nituze n'izina rye kuko aratuje, ariko mama mwarahiriwe ntago ari nkanjye mwabikoze. Ese njye wantoteza kabiri kuriya ntago byabaho. Ndagira ngo nkwibutse ko afite uburenganzira bwo kuba hatuje. Nukomeza kumufata nabi mama ntago tuzumvikana. Ndagusaba uzabireke, kuko nutabikora
uzambabarire nyuma yaho uzihanganira ingaruka z'ibikorwa byawe. Ntabwo nshaka ko musaza wanjye akomeza kubaho mu bwoba. Njye nzakomeza kumurengera kandi sinzemera ko agira agahinda k'umuryango wacu. Ati uko se nuko wakaba yivuga hakugira ubwenge. Uwakubona washinzeho ijosi. Tanya, ndagira ngo nkwibutse ko nakubyaye utigeze umbyara. Ntabwo ari wowe ugomba kunyigisha kumenya ikibi n'icyiza. Ndanakwiyamya ahubwo. Ese ubundi kuva ryari uhagarara ugahangara mama wakubyaye? Tanya ati Maya, nudahinduka uzahura n'akaga. Ndi hano nk'umwana wawe wabyaye, ntago ngende hano nka Evan. Sindi Evan watoteje, wambuye agaciro, wambuye kuba uwo ari we. Mama, njyewe ndi uwo wabyaye. Uranzi neza ko njye ntakwihanganira. Gusa nari nje hano kugira ikintu mbabwire wowe na Ali. Byaba byiza musabye Evan imbabazi. Naho bitari ibyo bizaba ibindi bindi. Tani ahera ko asohoka akigendera. Agira atya akerekeza kwa muganga. Agerayo agahura na Cyozi. Baramuramutsa, akavuga nitwa Tanya, nashakaga service hano ariko ntago ndwaye. Cyozi ati none se niba utarwaye hano kwa muganga ko dutanga service z'ubuvuzi, turagufasha iki? Tanya ati ndashakaga umudokita hano, umwe mu badokita ba hano. Cyozi ati se washakaga iki? Niba utarwaye ubwo urumva wahura na dokita mu buhe buryo? Tanya ati nyine naje kureba hano umudokita witwa Hirwa, hari ikintu nshaka kuvugana nawe. Cyozi ahera ko yiyumvira, akavuga ati ariko aho uyu si wa mukobwa Hirwa yaba akunda? Uyu si wa mukobwa yaba yarambwiye? Akantu kameze nk'ifuhe gasa n'akazamutse mu mutima we, mu mutima akibwira, akavuga ati ariko wamubwira ko atagikora hano, nangwa nkamubwira ko adahari. Kuko umubona ari kumwe na bibiri buze kumbabaza.
igihe agiye kumubwira ko Hirwa adahari Hirwa aturuka inyuma ye ati sweetheart uhagararanye n'umuntu aho ngaho muri kuganira ibicyaye n'amasaha y'akazi shoza ati oh sorry nyine yagushakaga yararimo kumbaza Hirwa ati ninjye yashakaga se shoza ati yego ati ntacyo munzanire muri office yanjye Hirwa ahera ko yigendera Shozi nawe akajyana na Tania kamwereka ibiro bya Hirwa ndahira ko yinjira ukwinjira kwe Hirwa ahera akamuhereza karibu kamubwira ati icaraho Tania yaricara Hirwa ati none se umeze neza tugufasha iki ufite umurwayi urembye ntabwo ni wowe urwaye ushaka kuvugana nanjye ukambwira uko urwaye Tania ati oya ntabwo ndwaye gusa naje hano kugira ngo nkubone ntabwo nari nzi ahantu nshaka kuba nagukura kuko nyine ntabwo nkuzi gusa ndabona amaso ataraye kuko ubwo mperuka hano umusaza wanjye arwaye ntekereza ko ari we wamwitagaho ariko ntabwo nigeze mbona umwanya wo kukwitaho Hirwa ati okay ntabwo nabyibuka kuko tuba twarakiriye abarwayi benshi abantu bose banyuze mu maso ntabwo ariko nabibuka cyane ati ngenda kwibuka Hirwa ati none tugufashe iki ati ngenda nari hano kugira ngo nkwibarize kandi umbabarire rwose ngusanze mu kazi sinze kukubangamira ariko ibintu nshaka birihutirwa ibi ndi kubikora ku bwa musaza wanjye Hirwa ati ku bwa musaza wawe musaza wawe se yabaye iki yaba arwaye okay anyway reka ngutega amatwi nkumve ubundi numva icyo ushaka kumbwira ni kukubaza ibibazo byinshi Tania ati byamfasha ati anyway nitwa Tania ndi umukobwa wa Ari na Maya agira musaza wanjye witwa Evan Ituze ndacyumva izina Ituze ahera ko yikanga Tania ati ko wikanze waba umuzi se Hirwa ati ayo mazina yose umbwiye nshobora kuba nyazi ariko we n'ubwa mbere nkumvise ariko ahari nshobora kuba ndi gukekeranya wambwira nkumva Tania ati rero Hirwa ikintu kiriho cya mbere nuko nkeneye kumenya niba koko umuntu banyoherejeho bambwiye ko ari uri bumfashe kugera ku muryango wa Lina yaba ari wowe Hirwa arikanga kabwa ati Lina umuzi ute Tania ati ntabwo muzi kuko sinzi n'isura ye gusa nifuza kumenya umuryango wa Lina ndumva nshaka kuwusura nabura nkamenya umuryango umusaza wanjye akomokamo Hirwa atari I'm not understanding umuryango umusaza wakomokamo gute se Tania ati nshobora kuba ndi kugucanga ariko nyine amakuru mfite nuko datumbyara akaba papa wa Ituze akaba muramu wawe kuko yari we mugabo wa mushiki wawe Lina nibyo haciye imyaka myinshi ahari ni muzi n'amakuru y'umwana wa Lina
njye rero ndi mushiki we nubwo tudahuje mama. Hirwa arikanga bikamucanga akavuga ati none se Tania, iki gihe cyose iyi myaka yose ishize twagerageje gushaka umuntu witwa Ali, ariko uko yari afite amafaranga afite buri kimwe yarabuze pe. Umuntu wese wari uzi Ali twamugeragaho akatubwira yuko atazi n'aho atuye. Ali yarajya ahindura ibintu byose, sinzi niba ari na papa wawe kuko ariko mbabariye ninza no kumuvuga nabi. Ali yatwimye amahirwe yo kugira gutya ngo twegere umwana wacu, yatwimye amahirwe yo kuba twagira gutya tukabona umwuzukuru wacu. Twariyakiriye, rimwe na rimwe twageze aho ngaho twakira yuko nawe yaba atakiriho, turiyakira. Ari twari twaramubuze, nako twaranamubuze. So rero kano kanya nunguye no kumva ngo uri gushaka umuryango ngo Walina. Why? Kandi ati njye nkeneye kumenya ese koko Lina yari mushiki wawe, uri musaza we? Ibyo byonyine birahagije, nkeneye kumenya niba ntayobye. Hirwa ati yes of course, ntago wayobye, ariko se niki cyaguteye kuza kudushaka? Tani ati ngiye rero burya ntanga amanyanga. Hirwa reka nkubwire, ngiye kukubwira inkuru kubera ko kano kanya ubu nanjye haryo ubwo ndi nk'umwishwa wawe nubwo ntabyawe na Lina, sibyo? Ariko niba muri umuryango mwiza mufite ubumuntu nk'ubwo numvise Lina yari afite, ntekereza ko nzaba umwana mu rugo. Nakishimira ko nanjye nari kuba narabyawe na Lina aho kubyarwa na Maya. Mama wanjye ni ikigwari, sibyo gusa ariko na ari bose ni bamwe. Hirwa araseka kavuga ati ni ibintu bitangaje, ni wowe uri kuvuga gutyo uvuga ababyeyi bawe? Reka nizere ko atari ababyeyi bawe uri kuvuga gutyo. Tani ati Hirwa unyemerere basi nkwite uncle, ne kukwita mu mazina yawe ko mugomba icyubahiro. Hirwa ati it's okay, nta kibazo. Tani ati uncle, ibintu ari nama y'abakoze ntabwo bikwiye umubyeyi pe. N'ibigwari n'abagome, ntabwo nzi uburyo nabavuga n'uburyo nabasobanura. Ariko nabura wenda Mayi yaza kuba ari we warerewe mu rugo iwanyu, yari kugira umutima nk'uwa Lina. So nyine ngiye ndi hano mu rwego rwo kugira ngo mfashe musaza wanjye kumenya umuryango we. Wakwizera ko tumenye yuko tudahuje ababyeyi uko tungana gutya? Uncle, ituze yaratotejwe pe, yabaye ubuzima bubi. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana nawe ngo dukurane, ariko ibyo nabashije kubona mu buto bwanjye byari birenze intekerezo za muntu. Gusa ikiriho nabashije kubona n'amaso yanjye. Ituze yarahamutse, hagatuje nagameze neza. So icyiza ndakubonye, ndakumenye, ibindi tuzaba tubiganira, sibyo uncle? So this is my number. Telefone yanjye niyi, wamfasha ukamereza namba yawe. Hirwa atari kuragasazi. Tani ati yes of course uncle, nara ubu ngubu ndumva ntuje.
ubwo nkubonye biraza kumfasha kugera ku muryango wa nyawo, kuko uzamfasha kugera kuri grandma na grandpa kuko mfite amakuru ko n'ubu bose bahari, uzamfasha no kugera kuri Uncle Robert. So Uncle, bye, see you next time. Tani ahera kagasohoka kanigendera. Hirwa nta kindi kintu akora, ahera kahaguruka, nta n'ibindi bintu byinshi atekereje, arimo crossinga ahura na mama we. Kamubaza, mama, why are you here? Ariko ibyo binyabazungu bumbwira, urwo ruzungu rwawe bumbwira, wavuze ikinyarwanda? Hirwa ati, ndi kukubaza kuki uri hano. Ndati, urumva naba ntari hano se? Ngomba kuba ndi hano nyine. Hirwa ati, nyine kuki uri hano? Ndati, yewe naje kureba mama Rene. Hirwa ariyumvira, akavuga ati, okay, nari ngufitiye inkuru nziza ariko ndayikubwira ugeze mu rugo. Akirimo avuga ibyo, Mira na Allen nabo bahira ko baza. Bakihagera, Mira asa naho akoza akantu gasa nko gufata Allen akamusigana na Hirwa, agasa n'ugiye gatoya ajyanye na nyirabukwe. Kubera ko Hirwa aba amaze iminsi atavugisha Allen, ahubwo yaramwihoreye kubera gutekereza ko yaba ari mu rukundo na Dan. Allen ahera akabaza Hirwa, akamubaza ati, ariko se wanyemerera nkakubaza se? Hirwa ati, mbaza nta kibazo. Anyway, ntabwo nakuramukije, umeze neza? Hirwa ati, yego n'ibisanzwe meze neza, wowe se umeze ute? Allen ati, nyine nanjye ndaho biraho, ntabwo namera neza kandi mama wanjye akiryamye hariya, aracyari kongererwa umwuka, ntabasha kuvuga, so nyine mba mfite ubwoba ko anytime ashobora kunsiga. I have to be strong. Hirwa ati, yeah, you have to be strong, kandi nyine ukizera ko Imana izamurinda ikanamukiza. Niyo yagira icyaba, turahari ku bwawe. Allen ati, none se ko udaheruka kuza no kudusura, uraza ukamwitaho ugahera kugenda, ntugishaka kumvugisha? Maybe ntabwo ukinyitayeho. Hirwa ati, Allen, ntabwo nshaka ko ibintu tubiganiraho kano kanya. Iyo ndagukunda kandi urabizi n'umutima wawe wose. Allen ati, nguke, ndabizi nyine ko wankundaga, ariko wowe ubwawe wanyibwiriye ko wari uri kunyinisha. None ibyo bintu bigaruye ute? Nyine kwanza unambabariye ko wandi imbere yawe, wambwiye ko utakundana n'umukozi, ndabyubaha, njya kure yawe, sinzi impamvu rero ko ngo ntabwo ushaka ko tubivugaho ngo urankunda. Hirwa, ntabwo nshaka kongera kunkoresha, nyine warankoresheje na mbere hose kandi naranabyemeye, naraniyakiriye, nta kibazo, gusa nyine njyewe naragukundaga bya nyabyo. Hirwa ahera akafata Allen akaboko, bakava aho ngaho bijyana ahantu hitaruye cyane. Akavuga ati, Allen, ndeba mu maso. Allen kubera ubwoba n'isoni n'igihunga yanga kumureba mu maso neza neza. Hirwa aramwinginga ariko Allen akanga kumureba mu maso, aho kumureba mu maso ahubwo akazenga amarira. Allen akamubwira ati, Hirwa, ntabwo nshaka kongera kubona mu maso, sinshaka kongera kuhabona icyizere kidahari.
ntabwo nshaka kongera kwizera ibintu by'ibinyoma. Wambwiye ko nkunda, nanjye ndabyemera mbikuye ku mutima, ariko uko iminsi yagiye ishira ibikorwa byawe byanyeretse ko aya magambo atari ay'ukuri. Hirwa, urukundo si amagambo, ni ukwita ku wundi, kumwubaha no kumurinda. Ibyo byose sinigeze mbibona. Ntabwo nababajwe nuko utigeze unkunda, ahubwo nababajwe nuko wambeshye kumbwira ko unkunda hanyuma ugakina n'ibyiyumvo byanjye. Ni ikintu cyansigiye gikomeye, ariko nanone byanyigishije kwimenya. Nahisemo kwigendera, si uko ntacyo numvaga, ahubwo niyemeje kwiyubaka. Kuri ubu nifuza urukundo ruvuga ukuri, rutanyereka amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa. Wifurije amahoro, kandi ni nayo mpora mwifuriza, ariko sinakongera kwemera kuba mu buzima bw'umuntu uvuga urukundo ataruhaye agaciro. Nakubeshye nagiye gufata icyemezo cyo kuva mu rugo kuko numvaga ndambiwe. Hirwa, ntukomeze kumbeshya n'amagambo y'urukundo. Wavuze ko nkunda, ariko ibyo wakoze byanyeretse ko wankoresheje kandi wankoreshaga. Kano kanya ntabwo nakwizera amagambo yose umbwira. Urukundo si amagambo yo gushuka no kubeshyabeshya, ni ukwitanga ukagaragaza icyubahiro ku muntu. Ibyo byose sinigeze mbibona kuri wowe. Ese uribuka umpakanira? Ese uribuka unsezerera? Wanyiniye mu byiyumvo byanjye uzi neza ko ndi umuntu ufite umutima. Ibyo si ikosa rito Hirwa, ni ukunsuzugura pe, ni agasuzuguro waransuzuguye. Nta na rimwe uzongera kumbwira ko nkunda ngo mbyizere, kuko ibikorwa byawe byahakanye amagambo yawe. Narahagurutse ndigendera, ndetse nanabivuyemo. Si uko ari intege nke, ahubwo ntuko nakwemera kongera kuba igikoresho cy'umuntu utemera ukuri. Wanyigishije isomo rikomeye Hirwa. Sinzongera kwemera amagambo adafite ishingiro. Ntutekereze ibindi, ntuzumve ko nzagaruka mu buzima bwawe. Ibi byararangiye, kandi ndabyemera ntashidikanya. Umutima wanjye warakurekuye. Hirwa ariyumvira, akitsa umutima, akamubwira ati Arena, ndakwinginze umbabarire. Nzi neza ko ibyo nakoze byakubabaje cyane, kandi sinshaka kubigira nk'ikintu cyoroshye. Nakoze amakosa, sinakwereka urukundo n'icyubahiro wari ukwiye. Sinshaka kwihisha inyuma y'impamvu nangwa se kwisobanura. Ndemera amakosa yanjye, nzi ko amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye byagusigiye ibikomere ndetse n'igikomere kinini, kandi mbabajwe cyane nuko naguteye kubabara.
ndabizi ko imbabazi zidahabwa byihuse kandi ndabyubaha. Icyo ngusabye ni amahirwe yo kukwereka ko nicuza mu by'ukuri kandi niteguye guhinduka no gukomeza gukora neza. Nubwo waba unyemereye kongera kukwegera byonyine gusa, ndashaka ko umenya ko nagukundaga by'ukuri. Naragukundaga nubwo nananiwe kubigaragaza mu bikorwa mu buryo bukwiye. Ndakubaha kandi ndubaha icyemezo cyawe cyose. Ni ukuri mbabarira kuko ndicuza cyane. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho ngaho Aline araza kubyemera nangwa ntari bubyemere? Ese araza kumuha imbabazi nangwa nazo ari buze kumuha? Yitwa warahemutse, yewe nitwa Atete. Yandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Kuba mbakunda byose mbigarukaho. Nkunda ko munkunda. Niba koko nkunda, asi muri comment wandike muti Atete ndagukunda. Nukuri ndabakunda kandi nzabahorana. Ndakwibutsa ko inkuru ari njye yandika kandi nanjye uyibagezaho.